uyu mukobwa muri 2016 ni njyewe wamukuriyemo inda y'impanga yayitewe n'umugabo wubatse. mba narababwiye ngo dore amajwi ya runaka na runaka, ariko ngiye nababwiye ko ari bamwe mu bagore b'ibyamamare ku mbuga nkoranyambaga kandi baherereye mu gisata cya pastoral. Rega ngewe ntabwo mfite isoni zo kuba nababwira ngo runaka na runaka. Mugende mwumva no majwi, jewe ndahamya ntashidikanya 100% kwaya majwi. Nagiye kubona mbona ngo hari amajwi ufite n'imipuri yayo rugeretse, ati ndabishyira hanze n'undega rwose turagigira. Mutesi munje nka Mutesi ariko iby'amajwi yo simpima amajwi, ndashaka amajwi ya Pastor Mutesi. Yewe video nzishyikiriye yewe byamamaje yenenze ibyo yigeze kubwira Sabe ngo Sabe ngo hari umugabo wasabye ngo mu diaspora ngo ndimo ndoga. Ngewe rero kanshireho umucyo kuri ibi bintu. Slim Jesus. Yes, reka mbahereze ikaze bakunzi bacu, mbasuhuze bifurize kugubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Ni Laila Wiz Show ndetse na Slim Jesus TV. Turagarutse, tuje kuba twabaganiriza. Nanjye kwa ngo turagarutse bya bindi byaba abantu bigeze kutubeshya ngo batandukanye. Umeze gute? Umeze neza? Ndashima. Fundi wa mugani bari abantu buri hasi byari prank we. Ni prank kugira ngo bagaruke. Ni prank no sinabi nabibabwiye se. Ni prank bashaka kwigarukira mu gakino. Meze neza se? Shandaho ndakomeye. Urakomeye. Yego. Utangiye ikiganiro ukonje ariko ngiye muzaniye inkuru ishyushye. Tugiye gukora ikiganiro ariko ni ikiganiro tugiye kugendera ku nkuru twabonye. Niba ngombwa mu kiganiro turaza kuvugana n'abantu batatu. Yego. Batandukanye. Iki kiganiro hari ikiganiro cyasohotse uyu munsi mu gitondo ku Ikaze TV. Uwo bita Pastor Claude. Yego. Sinzi nimba ndi bugukiniraho akantu kumva. Yavuze ati hagira umuntu uzamamagara muri RIB. Kuko nerekanye imipuri yabo. Yego. Yayerekanye? Ngo yerekanye umupuri. Yawushyizeho mu masharene na Pastor Mutesi. Wayibonye? Ntabyo ndumva ntayo nabonye yo mipuri. Nayo wabonye? Mu gihe bita Pastor Claude we yemeje ati uko yanabikinnye kuri Nuza so wabyumvisha. Se ubundi bira bintu nta ngaruka bishobora guteza umuntu. Bishobora guteza ikibazo kuri YouTube. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muri societe nabo byateza ikibazo. Ari amajwi se ngiye nirinze kuyakoresha. Ari amajwi rega n'urukozasoni. N'urukozasoni. Mbese no gusakaza urukozasoni. Uri kurusakaza. Ariko mbere ko tugendera ku byagize reka mbanze ngira ikintu nibariza Claude. Icyo bitwaye mushyize ku murongo. Nta kibazo mushyiriho. Banze menye ibintu wa mugani yatangaje. Abantu bari kuvuga bati ari amajwi nago ari ya Pastor Mutesi. Imipuri arayifite koko cyangwa kwiri bize ari kwivugiraho. Telefone ye kwiri bize ndabigira nti ibaye bize reka ndumva turi buze kumuhamagara yagize cyangwa warampamagara. Yego. Ari amajwi ngewe nakomeje kuyibazaho. Nkomeza no gushakisha ku ruhande ngo menye yuko ari amajwi ko kari ya Pastor Mutesi. Iyo video itangira wumva ko kijwi hari ukuntu ari Pastor Mutesi. Yego. Ariko reka mbwira abantu kino kintu. Muze no gushishoza utaza gusanga mwambitse umuntu urubwa ku bintu mutashishozemo. Mutashishoje mugereka mukinira akantu ngewe nta kanjye ku giti cyanjye. Yego. Ninjya uploadinge ko numva nta kibazo gihari. Nta majwi none ngiye kugukinira. Ndaza kumbwira abantu barimo baraza wowe mu mboni zawe cyangwa se n'abantu batwumva wenda baratubwira. Yego waravuze uti uri kumva hamwe ukagira ngo niwe akana handi ukumva siwe. Ngiye narababwiye na AI isigaye ikora amahano. Umuntu akaza akakwigana rwose uvuga akigana ijwi ryawe kandi ugasanga ni irya nyaryo. Ariko mugezwa ari iryande. Igejwe uri kumva ari iryande.
kurangiza ijambo kurangiza Yego. ni ijambo ntabwo iryo jambo risobanura gusa ku bintu byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina sibyo ushobora kubwira umukunzi wawe yukurangije ariko nakatinza akambere n'akanyu mubyibuke ayo majwi abiri numvisha atandukanye sure yego irya mbere ryo ni Mutesi rwose wumva ari irya Mutesi sorry reka ne kuryemeza Yego. wumva risa n'irya Mutesi sibyo avuga ati ndagukunda Yego. kandi se gukunda ni icyaha oya naririya rivuga ngo ndarangije ndarangije ujya kumva naryo risa n'irya Mutesi ariko se ayo hagati ariya yo hagati atandukanye n'aya majwi yandi ese ukuntu atakora ni ibintu ubona bakase aya majwi bise ko ari aya Mutesi Yego. ni amajwi ubona bisa nkaho beditinze bashyiramo ibindi bintu none se musubire inyuma ano majwi mwongere muyumve ku bantu bayaprodinze kuko ngiye sinabishyiraho bino bintu kuri channel yanjye Yego. sibyo ariko ku bantu bayaprodinze mugende muhuze biriya bintu aho umuntu hari n'ahagera nubwo atavuga ngo ijwi risohoke Yego. ariko ushobora kumva ijwi uko ari kuvuga na burya arimo asohoramo amajwi ye urumva ko mu majwi ari amajwi abiri agize gute atandukanye ikindi hano Mutesi sibyo yego ntabwo ndimo ngerageza kuvuga yuko ayo majwi ataraye kuko aba yari naye yego ntabwo yaba yantumye kumuvugira ngo simbigaragaze sibyo yego ariko icyo nshaka kuvuga ni iki nshaka kuvuga yuko kuba wafata amajwi runaka Yego. atanditseho izina ry'umuntu uradufasha ugabanye volume uri kumva ibintu Yego. ukuremo utariho izina ry'umuntu ritanditseho n'uwo muntu ativuze yego sibyo warangiza ukumva yuko ukitira uwo muntu yuko ayo majwi araye ukoze amakosa atavuze ko ari amazina ye nta mazina ese ari kubanza akavuga ngo nitwa runaka mukurikirane aya majwi oya hari ukuntu abantu baba bari kuvugana ukumva yenda umuntu bari kuvugana aramuhamagaye sibyo muri cya gicombaga hari ahantu bari bageze wumvaga harimo izina ntabwo ari abantu bataka se bahamagarana amazina ati kanaka we tinditiye wanza nari romantike ubuse hari ahantu reka nkubaze imvira nk'ikintu mba mvuze ngo ye nuko ngo rero iyi video nako aya majwi ari hano hanze ndi kubona ko yego ibyo uri kuvuga nda turi kujyana nta kimenyetso na kimwe kiragaragaza ko ari we ariko nkibaza abantu hano hantu Mutesi abishatse yakwitendeka ku muntu wese yemeje ko aya majwi araye abishatse yego yakwitendekaho pe akureze se we wakuraho ikimenyetso kigaragaza ko ari we koko ni amajwi gusa nubwo waba ufite ishusho rye nabwo wavuga yagutumye kujya kubitangaza nabyo ni icyaha ahubwo uwo bita Pastor Claude we yavuze ati nibashaka umuntu uri bunjyane muri RIB nge ndibonanira nawe ariko izo mbaraga muzikura yewe kumuhamagara byanze ndi kumuhamagara byanze ko ndi gushiduka nta muvugishiriza Justice ndebe uko byagiye kuzamo indirimbo na yimyutinga nyine kwa kundi sound ivemo bino bintu ni bibi ni indirimbo alo mutumishi wa Mungu umeze ute Claude ndaho uri hemwa ko ndi kumva uri muri karakara nda hano muruze muri santere mu muziki ntumva imiziki none se wagiye ku ruhande tukavugana ko ndi mu kiganiro ko nda hano wagize se mbwira ntacyo gatoya iyo miziki se urumva itankoraho uri mu YouTube mwa imiziki se hari uri murumva numvisha ibintu bivuga karakara oya nta majwi asohoka mu gitondo hari ikiganiro wakoze ku Ikaze TV Rwanda ariyo channel yawe ubereye CEO nagiye kubona mbona ngo hari amajwi ufite n'imipuri yayo rugeretse ati ndabishyira hanze n'undega rwose turagigira hariya amajwi uremeza ko ari aya Mutesi Raila Mutesi muzi nka Mutesi ariko iby'amajwi byo simpima amajwi ntabwo mbizi ko ari aya Mutesi yego iyo ntabyo nzi rwose wapfa kuba ari kwemeza yuko ari aya Mutesi ubashingira kubona bashingira kuki
ariya majwi rero yashyizwe hanze na Ezekiel wa Kiranuka TV. Yego. Ubanga abantu bose bagenda bakontinga, twese tuyakontinga ariho tuyakura. Yego. Chano yabaye ya kabiri kuri Kiranuka TV yarekuye ni Siredi TV. Yego. Chano yabaye ya gatatu ni Dynamic Show, iya kane ni Ikaze TV. Yego. Twese n'abandi mwese mukomerezaho mwese mugenda mukontinga. Rero urumva biragoye kumenya ngo nayakana nta muntu wabimenya mu by'ukuri. Yego. Uko uyu munsi wari ubwinshi ndati amajwi ya Pastor Mutesi, ndashaka amajwi ya Pastor Mutesi kita ntigana amajwi se yahita kwijwi rya Pastor Mutesi kita yaryigana. Yego. Urumva rero mu by'ukuri ntabwo nahamya ngo ni kanaka. Imipuri wavugaga mu kiganiro wakoze ngo bakujyanye kuri RIB wayisobanura ni yande? Navuze ngo ndamutse bishyikiriye je video bishyikiriye. Yazijyana kuri RIB nkavuga dore abantu ni mubareba abana abantu bazwi. Baba bazwi dore abantu n'abantu bazwi. Ntabwo bikwiriye. Yego. Yewe ntazo ufite. Hari n'izindi nkuru ziri kuvugwa ko na Mama Sharirene ngo hari amajwi ye ndetse ngo na video ziri hanze z'ubwambure bwe. Numvise Magisiti bamuhamagara mu kiganiro mu gitondo. Ariko ntabwo nakurikirana ikiganiro cyose cyo kuri Magisiti kuko nanjye yakipamagayemo. Urumva rero gusa Mama Sharirene umugabo we ariwe Papa Sharirene wa nyawe. Yego. Ngo ni umuganga w'umudokiteri mu Bugande. Uwo nguwo rero abantu benshi bazi ko Mama Sharirene yashakanye na Nakabanyura Claude ariwe mugabo wenyine babanye. Nanjye nabimenye ejo bundi ngo ndamenye ko ari Papa Sharirene wa nyawe, ko Nakabanyura Claude ari Papa Sharirene nyine nk'umuntu wareze umwana ariko ari ataramubyaye. Ibyo rero urumva benshi bazi ko Mama Sharirene ari we umugore wa Papa Sharirene Nakabanyura Claude. Kandi hari ikiganiro nabonye ku Isezerano TV yigeze kubwiriza ngo umuntu ugasanga ngo ashatse umugabo umwe ngo babiri batatu abashaka iki. Yego. Ibyo byose rero urumva twebwe ntabwo twabimenya, sinabihamya. Kuri ikintu afite ikimenyetso neza ngo nyigaragaza ngo ubwe ngo Raila ikintu nagifite dore n'iki kimenyetso ntakivuga ziko ngifite. Ariko kandi se umugabo wa Mama Sharirene ahurira hehe n'amajwi? Narimbaje nti amajwi n'amashusho ari kuvugwa kuri Mama Sharirene hari icyo wayumvisheho? Yewe bya Mama Sharirene nzi ibyo yigeze kubwira Sabe ngo hari umugabo wasabye ngo mu diaspora ngo ndimo ndoga ngo arangije garambwira ngo twogane ngo arakanda kanyenyeri kabyushye. Yego. Kandi Mama Sharirene zikodo none yikwisimba igeze kuvuga ngo umugabo we ni Yesu ntarongora, nigeze arongora, nigeze asaba, nigeze ntazi umugore kuryamana n'umugore, ariko Mama Sharirene wazi umugabo uko ameze. Yego. Ubwo rero ngayo nguko reka tubitega amaso agatinze kazazana ni ya ruguru. Yego. Ntabwo nakemeza ngo twemeze ngo nayakanaka wapi. Ubona bituruka kuki kuba aba bagore aribo bakomeza kugarukwaho ku bintu bijyanye n'amajwi nk'aya ngaya urukozasoni kandi nyamara atari bo bagore bonyine baba muri social media? Wowe utekereza ko biterwa n'iki? Buriya nta isuku igira isoko. Buriya isoko suruse ikibazo rero buriya isoko iyo utubiza amazi hari impamvu yayo. Ngo rero reka dukomeze dukurikirane amaherezo ubwo tuzamenya n'iki kibitera. Kuko ni ukuba none se ko batavuze Raila Mukanagari bakire Raila wowe ko batakuvuze bakavuga abandi ntabwo uba muri social media. Nicyo nanjye ndi kwibaza ko batavuze n'abandi tubona muri social media. Rero ariko je simbizi. Ubwo reka turebe amaherezo aho bituruka tuzahamenya. Nendaga kukubaza ku bijyanye n'amafaranga amayero 20,000 numvishe uvuga mu kiganiro wakoze. Ese bifite aho byaba bihuriye n'aya majwi ari gusakara? Zaceri namuhamagaye muri icyo kiganiro cyumva neza. Namuhamagaye aravuga ngo umugabo umwe wo mu gihugu cy'Uburayi, mu gihugu kimwe cy'Uburayi ngo ni yariwe amayero hagati y'ibihumbi 17 na 20. Hanyuma ngo abagore babiri kandi bahuriraga kuvuga ngo umugabo umwe yari yarabatendetse yavugana n'uyu ijoro akavugana n'uyu bwakiri ijoro akavugana n'uyu kandi ngo bose baziranye abo bagore. Ubwo rero ngo bamurya amafaranga menshi nyuma ngo baramuhemukira ngo bamuhemukiye
niyo mpamvu ngo yahisemo guhereza Ezekiyeli ibizibiti ntabwo ari jyewe ugize ni ukuvuga ngo naguze amayero 20 kubera ko Ezekiyeli namuhamagaye wakabyibwira nk'uko navuga ikintu nawe ukagikora titire ukagikotinga. Wowe se nkawe umenyereye imihanda kandi ngira ngo aba bombi mu buryo bumwe cyangwa ubundi mwigize kubanaho nk'inshuti, ubona bari nk'abantu basa nkaho babarizwa mu bintu bisa bitya? Umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, niko Bibiliya ivuga mu gitabo cya Yeremiya. Ntabwo rero n'umutima wanjye ubu ntabwo uzi uko utekereza, icyo utekereza ntabwo ukizi, n'icyo utekereza sinkizi. Yego. Ntabwo rero nasubiriza umuntu ngo ameze gutya ngatekereza gutya cyangwa ameze gutya, cyane kuko ntari umubaji w'imitima. Umubaji w'imitima niyo ayiringanije ari we Mana. Rero ntabwo navugira umuntu ngo mugire ibibi cyangwa ibyiza ntabizi. Bibiliya iravuga ngo n'umugore mubana n'umugore washatse ntukamwizere. Bibiliya ni Yego. rero ntabwo najya kwizera ngo nizeze abantu ibyiza by'abandi n'ibyanjye ntazi uko bihagaze. Nk'umuntu Ezekiyeli wadukanye aya majwi akayazana afite abantu ayitirira runaka, wabyemeza ko ari ayabo, utekereza ko hari ibibazo bishobora kuba biri hagati ye n'aba bantu bikaba ari byo byatuma aribo yahisemo kwitirira aya majwi? Ezekiyeli ntabwo nabimenya kubera yuko ni umugabo azi icyabimuteye, kandi aho kwica agateruzi k'ikibimutera. Numva wamuhamagara telefone ye urayifite, utayibonye wamuhamagara WhatsApp call, ariko n'inyarwanda nayicamo uko biri kose wamuhamagara ukoze ikindi kiganiro cyangwa se muri iki umuhamagaye yakwitaba, ariko yitaba abanyamakuru ntabwo nakwitaba. Yego. Reka ngushimire Pastor Claude. Urakoze cyane Ndahira. Urakoze. Claude aragira ati hano nta kintu ubona yemeje, nta kintu na kimwe yemeje, kandi koko niko kuri. Ubu biragoye muri iki gihe kwemeza ibintu. Ubu tuvugana ndimo ndashaka nimero ya Ezekiyeli, nyirabayazana. Hariya yitwa Niyonzima Ezekiyeli se? Yitwa nde? Ezekiyeli yitwa ma nimero ye. Kiramo nimero ye hano. Kuko wa mugani ntabwo mbizi. Sinzi ma nimero ye. Ma nimero ye nshobora kuba ntazi nimba iyi telefone, hari telefone ngiramo numbers menshi, iyi ndi guhamagaza rero sinzi nta ma nimero ngiramo. Ntabwo rero ndi buze kuza wa mugani kwemeza ibintu wa mugani. Reka tubaze uwazanye ibintu imihanda. Tubaze uwazanye ibintu imihanda, tumenye tuti ese koko ni iki gituma yemeza ko aba bantu aribo ba nyiramajwi? Ashingira kuki? Ni ibihe bimenyetso afite ko bano bantu ari ba nyiramajwi, sibyo? Kamuhamagare numve ntawamenya. Ibiki? Bino bari kuvuga ni ibiki? Ari hanze y'igihugu burayase niyo mpamvu. Nyize ngo aje mu bya biririmbo. Ibyo uri kuvuga? Ntabwo bizi. Tegereza two. Anyway, reka tumuhamagare kuri WhatsApp. Aho ngarimo WhatsApp? Iyi telefone nta WhatsApp irimo. Uramuhamagaza. Uramuhamagaza iyo ngiyo. Kuko ndashaka wa mugani kumenya ibi bintu hari ukuntu akantu kaza gato ari gato ku mbuga nkoranyambaga kagakura kagasakara kandi kangiza izina ry'abantu, sibyo? Tukabireba tukajya duseka tunafana, urumva? Ariko kariya kantu si sawa. Bajya bavuga ngo, sibyo? Yego. Ngo umuceri wo ku kiriyo urakuryohera kugeza igihe utekeye mu gipangu iwawe. Shatse kuvuga iki? Shatse kuvuga ngo inkuru y'abandi bantu irakuryohera kugeza igihe yawe igezweho. Rero ntitukarebera ibintu nk'ibi ngibi. Yitabye Ezekiyeli. Hello. Umuhanuzi Ezekiya bamwita Zashe. Eva cagire wikure. Cagi wikuye nta Zashe. kibazo ari mu muriro muke. Kangufasha. Umeze uti? Shimo witeka. Banyita Laila Wizi Show. Narese ko wizi kuri icyamamare nemera. No mu kiganiro. Uri mu kiganiro. Ubu tuvugana nicaye mu kiganiro. Ngira isoni zo kwitaba abantu bari mu kiganiro ngewe. Noneho bamamagaye tunaziranye nta
kibazo. Okay. Nendaga kukubaza ibibazo bitarenze 2. Nibirenga 2 nabwo uranyihangana ubwo ndaba nabaye indondogozi. Ikibazo cya mbere kiragira kiti gusubiza se amajwi ari kwirukanka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga benshi bavuga ko ngo ashobora kuba ari aya Mama Sharirene n'umukozi w'Imana Mutesi kandi amajwi akaba yaraturutse iwawe ari we wayazanye koko nayaba bantu. no kuvuga ngo iyo nza gushima kuvuga ba nyirayo mba narababwiye ngo dore amajwi ya runaka na runaka ariko njye ntabwo nigeze mbishima, ariyo mpamvu nahisemo gukoresha amajwi hanyuma buri wese akiyumvira, yamara kwiyumvira akaba ari we wibwira ngo ngiyewe ku bwanjye ndumva ari runaka, ariko ntabwo intego yanjye kwari ukubabwira ngo dore runaka dore runaka. None abantu bakuye ko ibyo kubara ya Mutesi cyangwa Mama Sharirene bashobora kumvirana cyangwa se ibyo bumvise bikaba ari byo, ntawamenya impamvu, ariko ngiye nababwiye ko ari bamwe mu bagore b'ibyamamare ku mbuga nkoranyambaga kandi baherereye mu gisata cya pastorale. ni ukuvuga ngo wowe nta hantu wigeze uvuga ko ayo majwi ari aya Mutesi cyangwa Mama Sharirene? Oya, ntaho rwose. Okay. Hanyuma se wowe ubona ari iyihe mpamvu abantu barimo bayitirira bano bantu? Birashoboka ko biterwa wenda n'imbuto babaziho cyangwa se n'ubwamamare babaziho, cyangwa bagatekereza bakavuga ati aba nta bandi uko tubyumva. Birashoboka ko baba ari abangaba, ntabwo nzi impamvu ngiye, ubwo ndacyategereje kandi mutegerezanya amatsiko, byanga bikunda ntabwo nzabahereza, nzababwira ati ni runaka igihe cyabyo cyageze. Wowe ku bwawe ko ari wowe ndimo mvugana nawe ari nawe ndi kubaza, ubona aya majwi koko bishoboka ko yaba ari ayabo? Mvuze ngo birashoboka, ubwo cyagiye cyaba kitaragera nabamisemo kubivuga. Ntabwo rero igihe kiragera cyo kugira ngo matangarize ngo ni runaka. Ariko Rayira, nawe ntukashaka guhita umenesha ibanga, dore ko ijwi ryawe naryo ryatuma umuntu amena ibanga. Ngaho ijwi ryanjye rifite ikihe kibazo? Ijwi ryawe ryatuma umuntu amena ibanga, riba riri kuvuga rimeze nkaho riri gutegeka, birakanga kandi ririmo no kwingingiramo byose. Nendaga kwibaza ikindi kibazo nendaga kukubaza. Aba babyeyi hari abantu bari kwemeza yuko ngo hari amajwi ariko kandi ngo nari kumwe na video zabo ngo ziri hanze. Video zabo bantu yaba zifite. Video zaba bantu waba warazirabutswe koko? Ziramutse zingezeho nazo nababwira ni nazo nazibonye. Rega ngewe ntabwo mfite isoni zo kuba nababwira ngo runaka na runaka. Rero nazibonye nkazibonesha amaso, nababwira ngo nazirabutswe. Ariko ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi, kandi ngo nta nduru ivugira ubusa hehe ku musozi. Ubwo rero murindiye. Birasobanura ko aka kanya wemeza yuko bishoboka ko aba bantu babeshyerwa? Byose byashoboka, bishoboka ko babeshyerwa cyese bigashoboka ko bavugwa ukuri. Cyane ko nukurikira ikiganiro cyakozwe kuri Max TV, yego, uraza kugera ku munota wa 36, hagati y'35 munota 35 n'amasegonda 59. Uraza gusanga uwitwa Cassier Pizzo yihamagariye Mama Sharirene, amubaza ku byayo majwi ari gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Ntabwo yigeze yemeza cyangwa ngo ahakane, ahubwo we yahise ahitamo gukupa telefone. Ubwo rero mugomba gutekereza harya gukupa kuki. Iyo umuntu abeshyerwa ntashobora kuvuga ati ndabeshyerwa, cyangwa se ntashobora kuvuga ngo ibyo bintu sinabibonye. Ariko ntabwo ari itegeko iteka kugira ngo utange opinion ku byubazwa byose. Ariko nanone niba bashe gutega amatwi kumva bari kukubwira ati business yo kwamamaza yo imeze gute, ukavuga ati imeze neza, ariko bagira ku kijyanye na ya majwi ugahita uhitamo gukupa cyangwa ntuvuge ngo ibyo ngibyo ndumva atari cyo gihe cyo kubivugaho. Erega buriya nabyo bishobora gusiga ikintu mu bantu. Uravuze ngo kuba nta kintu yabivuzeho nabyo ubwabyo ni ubutumwa?
iyo umuntu atagize icyo avuga ku nkuru ziri gukwirakwira kuri we zivugwa kuri we uko biri kose haba hari ubutumwa nawe asize bushobora kwibazwaho n'abantu benshi batandukanye. yego. Aha, hanyuma rero ku bijyanye no kuba abantu bari gukina amajwi harimo ibintu wagira ngo ni ibintu bishwaragatura by'amazi n'ibintu nk'ibyo ngibyo, ese ariya majwi wowe iyo uyateze amatwi ntabwo wumva ko bishoboka ko ari amajwi ashobora kuba aratandukanye yahuriye muri videwo imwe? ntabwo giwe nabasha kubisobanukirwa niba ari amajwi atandukanye yahuriye muri videwo imwe, cyane ko unabyitegereje wenda no muri videwo hakabaho kuba wakwicara ukayireba, ubona nyine ko ari igikorwa cy'abantu babiri bari mu mibonano. Urumva uko umugore n'umugabo baba bari mu gikorwa cyabo, urabizi nawe uri umugore, hanyuma rero ibyishimo by'umugore nawe urabizi ikibigaragaza. Ariko se kandi ko amajwi y'umugabo nk'abantu babiri bari kumwe, umugabo we ko nta jwi rye twumvishemo, biravuga ko uyu mugabo ashobora kuba abana n'ubumuga bwo kutavuga? Umugabo uwo ari we wese wizihiwe se ugira ngo aravuga cyangwa aba ameze nk'ikiragi? Kumbe niko bigenda. Ariko ubwo ko kurigira nk'aho utaba, ntabwo mbizi jewe ibyo, ntabwo iyo experience nyifite. Wowe niba muganira sinzi, iyo umugabo yageze hariya aba yafashijwe niho hantu hambere ashobora gufatirwa ku buryo ushobora no kumutwara n'icyangombwa n'irangamuntu byose akaza kwiroturuva asanga wabijyanye. Ayo ni ayandi makuru tumenye tutari tuzi. Hanyuma ku bijyanye n'abagabo mubarira mama Sharirene yashatse, munanenga yuko ngo yavuze ko nta mugore wo gushaka kenshi, ariko kandi mukaba hari abo mu mubarira muzi jewe nanjye numvisha ubu byo urabivugaho iki? Yo muvandimwe rero bariya bagabo Hello, phone lazimya, telefone iradutengushye. Ariko kandi nendaga kumubaza nimba atari uburenganzira bwe bwo kuba yashaka abagabo barenze umwe, kuko nakomeje kubona abantu babyibazaho cyane. Nyoberwaho byabaye icyaha kuba washaka bikanga ongera ugashaka, sinzi impamvu we bameze nkaho bamufashe nkaho ari icyaha yakoze. Ariko kandi ndibaza nti aba babyeyi, nanjye mumfashe abantu mudukurikiye, aba babyeyi kubera icyo ari bo bagaruka mu itangazamakuru bitirirwa ibintu bisa bityo? uyu nguyu Ezekiel we ngo yari uravuze ati ngo ni amajwi y'abapasiteri. Ngewe rero kanshyireho umucyo kuri ibi bintu. Mu bantu bose bazanye harimo na nyirabayazana w'aya majwi, bose mbashyize ku murongo wa telefone, nta muntu n'umwe wemeje wigize wemeza yuko aya majwi ari aya Mutesi Yego, cyangwa se ari aya mama Sharirene. yego. Biraza gusobanura iki rero? Birasobanurwa ko aba babyeyi uko ari babiri bari gukorerwa iharabikwa. None se nimba buri umwe wese umubaza ikitera cyangwa se ikimutera kuba yakeka ko ayo majwi ari ay'uwo muntu, ntabibonera igisubizo, urumva bisobanura iki? Ntabwo biri buze kuba byatuma Pastor Mutesi ahura n'ibibazo bitandukanye. Birahari ureda birimo. Hari umubyeyi wari we wese wakwifuza kuvugwaho ibi bintu, yarabyaye abana, afite umuryango akomokamo, afite umugabo. Hari uwo none kuki muri gukorera bano bantu bino bintu? Kandi rega twashimye, turi gufana, turi gukoma amashyi, ariko basha nababwiye ngo inkuru y'abandi iraryoha kugeza igihe yawe ugiriye hanze. Yego. Sindi hano mba defanda pe, ntibananumye, sinyinavugana n'aba bantu pe. Ariko kandi twicare turebere, buri umwe wese azagafata ijambo ngo amajwi ya kanaka, yajya no kwandika titre y'inkuru ntiyandike nk'ubaza. Yego. You see? Akandika nk'uwemeza. Mu bantu bagukurikiye
iyo asomye ibyo bintu abona koko ufite amakuru uwo muntu ari wenyine. Ariko iyo ubajije ajya mu nkuru akumva icyo wavuze byo. Niyo mpamvu reka mbasabe mwirinde nimba hari ikimenyetso ufite ko amajwi ari ay'uyu muntu, kandi nabwo nubwo waba ugifite ntekereza ko nta burenganzira biguha kuza kwandagaza umuntu ku mbuga nkoranyambaga, ngo ufite amajwi ye, ngo ufite amashusho ye, ngo ufite ibi na biriya. Mu bantu bakinnye no majwi hari amacano yagiye akina no majwi, arakina yose. Mugende mwumva no majwi, jewe ndahamya ntashidikanya 100% kwaya majwi ni amajwi menshi ahuriye muri video imwe. Ntabwo ari ijwi ry'umuntu umwe. Byumvikanisha yuko aya majwi yakorewe edit, bafata ahantu umuntu runaka, sibyo? Ushobora kuba ndi nko kuri telefone nkabwira umuntu uti kana ndangije koga, sibyo? Cyangwa se nda kuko twari twumvikanye ko ndi muri dushe nkakuvugisha ati ndarangije. Uko wari uzi igikorwa narindimo ko ari ukoga, sibyo? Ugafata ako kantu ugagakata ukagahuza n'ibindi yenda navuze ati ndagukumbuye kana, sibyo? Cyangwa ndagukunda kana, gukunda umuntu si icyaha. Utwo tuntu twose ukadufata ukaduterateranya ukongeramo ibindi bintu byawe kugira ngo wangize izina ryanjye. Hari n'indi jambo ryumvikana ngo avuga ngo akumbuye, nimba sinzi ikintu avuga ngo akumbuye kandi ukumva ijwi riracyari ryarindi. Ese ko mwise amazina yandi numvije mwaravuze ngo imipuri. Yego. Biriya byo mwabishakiye amazina biriya bindi binyuranye n'imipuri? Oya byose ngo ni kimwuko. Nabiwo ni umupuri ubwo. Umupuri kazi n'umupuri gabo. Kumbe. Yego. Ikiganiro cyakozwe. Yego. Umuntu wari wese wagikoze. Yemeza uyu ndabizi neza ni kanaka. Natuzanira ibimenyetso bituma yemeza yuko. Ako ari uwemeje n'uwabihakanye se wese se basakaje. Nta numwe rega wabyemeje. Nta numwe ageze umva byemeza se mu tuvuganye bose. None se ibi bintu byaturutse he nyine? Nicyo nshaka kwibaza. Byavuye he? Byaje bite? Ko biri kose hari umuntu wabyemeje nubwo atabyemera kuri kamera, hari wabyemeje yuko aya majwi ari akanaka. Ubwo wa mbere we yavuze wumvishe ko yakubwiye, yavuze ati aya namwe mu majwi y'abapasiteri hano imihanda. Ahubwo abandi baza bakeka. Ariko se gukeka ntuzi ko ari icyaha? Ahubwo mugane hari undi muntu ushobora ko yarabyemeje kugira ngo birangire byitiriwe bano bapasiteri bacu. Hari uzi ngo tumushyire ku murongo atubwire. Nawe ingingo yashingiyeho yemeza yuko ibi bintu ari by'aba babyeyi. Yatubwiye ko umuntu wa mbere akoze ikiganiro kibivugaho ni kuri 3D. Kandi ubu icyo kiganiro cyari icyamugwiza. Wa kabiri ninde, wa kabiri ngo nimba ari kuri The Dynamic. Gatatu ni Pastor Claude twamuvugishije. Umva rero ntabwo ndibuze kwizima mu magambo, reka tunasoza iki kiganiro kuko ngewe mbuze ikintu mvuga kuri no nkuru. Ubu nari nicaye aha ngaha kugira ngo badusobanurire baduhe n'ibimenyetso tureke gukomeza kugendera mu kigare, urumva? None bose bagize gute? Bose barabihakanye. Bisobanura iki rero? Aba babyeyi bari guharabikwa, nta video zabo n'ibindi bisa nk'ibyo ngibyo by'amajwi byabo biri hanze. Giye nuko mbibona ibi bintu si ibyabo pe. Ezekiel urabona nangaruka ari umutere kandi avuga ngo ntiyabyemeje, ariko yasohoye amajwi. Simbizi, reka twirinde kureba ingaruka zibizamo. Sinzi hano bihano nuko bigenwa n'ibintu nk'ibyo. Pastor Mutesi abona urugo rwe rudashobora kuba rwasenyuka. Buriya urugo rw'abantu babiri haba harimo icyizere, urugo ruzima rukomeye ruba rurimo icyizere. Nimba harimo icyizere hagati ye n'umugabo we, ntekereza ko ibi ngibi bitasenya urugo rwe, kuko umugabo we nawe ni umuntu wumva kandi uzi gushyira mu gaciro. Ushobora kumva ko aya majwi ntabwo ari ay'umugore we. Hanyuma rero urabona bino bintu se bidaturuka, bivuga ko bano hari abantu ibintu bajyaga bashinja abantu batandukanye ngo mwaku iki
bavuga ngo sinzi abantu bagiye babivuga agiye bibona ku matayito menshi ngo Pastor Mutesi ngo atera umwaku ibintu ntabwo nabyo bimye ku matayito ahubwo nabonye n'ababyigamba bagira bati jyewe nkimara kumuvugaho ibi byambayeho undi nawe ati nkimara kumuvugaho nanjye ibi byambayeho bagenda babihuzahuza. Icyo nemera ko umuntu ashobora kugira ibihe bitari byiza yego ku giti cye akanagira n'ibihe byiza ku giti cye. Ibintu tubihuze rero n'inkuru y'uwo bita Sandrine mu minsi yashize sinzi nimba umwibuka nawe higeze kujya hanze video ngo ari kwigisha abantu uburyo abona amazi, abantu baramutererana cyane baramuzamuka imihanda n'imihanda itandukanye, ariko ubu ngaka kanya haje Pastor Mutesi video yari arimo n'isura irimo iyo ntayo nabonye ya Sandrine arimo arabimansura irimo yarayemeje ko ari iye. Oya iri mu kiganiro cyari kuri channel yiwe anagaragaza ati litiro ngo nywa amazi angana gutya ibintu nk'ibyo. None nyuma y'uwo Sandrine wakundanaga n'umugabo wa Pastor Mutesi cyangwa se babanaga Pastor Mutesi n'amajwi ye birangiye bigiye hanze. Pana amajwi bari kumwitira amajwi yego. Cyakoza kumira n'ikorosi rya Rwampa ikibazo hagati ye n'umugabo we cyane bakaba batandukana. Birashoboka rwose ko ashobora gutandukana n'umugabo batandukanyijwe n'ibi bintu. None se hari umuntu cyakoze umuntu wigana rino jwi yaryiganye pe riramacinga mbega abantu. Ariko ndibaza biba byagenze gute kugira ngo bagupangire kugezaho baguhimbira ikintu nk'iki ngiki. Ahubwo baba bagushaka icyo nicyo bita kugukorera inkono ishyushye. Yego biba byagenze gute, biba byaciye mu iyihe nzira, uba witwaye gute mu bantu, uba ufitanye ikibazo kingana gute n'abantu kugira ngo bagupangire ikintu kingana gutya. umva ni ikibazo gikomeye. Twisoreze reka dushimire mwe mwari dukurikiye muri kino kiganiro cyacu. Ibiganiro nakagaruka, kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.